kuba twabasabye karibu mukatwakira kugira ngo dukorane ikiganiro kigendanye n'ivugabutumwa bwiza. Mwakoze cyane kandi twabyishimiye. Mwakoze cyane rwose. Yego mwakoze. Clement, mwatwibwira mu buryo burambuye hamwe n'abakunzi ba Irera TV1? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mugwaneza Clementine, umukobwa ibisigaye isazaho umugisha. Yego urakoze cyane, twishimiye kubana nawe ndetse n'ibyo tugiye kuganiraho, ibyo waduhugura cyangwa ibyo twaganiraho natwe tugufasha, ndetse n'ubwoko bw'Imana budukurikiye nabo abafite inyunganizi n'ibitekerezo ku byo turi buganire nabo badufashe banyuze muri komenti. Tunararika nawe ukurikiye kino kiganiro kuri Irera TV1, turagukangurira kugira ngo iki kiganiro nk'uko gitangiye n'ubundi gisoze, kugira ngo usobanukirwe nyirizina icyo twashaka kuvugaho n'inyigisho irimo. Niyo mpamvu rero dukeneye kumva icyo Clement nawe adutangariza ndetse n'ikiganiro nyirizina tugiye kuganiraho. Ariko nkugiriye inama wareba no ku biganiro duheruka gukora twakoze mu gihe gitambutse, kugira ngo duhurize hamwe inyigisho kandi turebe icy'ingenzi dukwiriye gukora turi muri ubu buzima bwo muri iyi si tubamo, tukageza igihe tukayivamo nk'uko tubibona ku batambutse. Murakoze cyane. Clement, hamwe no gufashanya twebwe ubwacu, ubundi mu buzima bwawe ukunda iki Clement? Mu bijyanye n'iki? Mu buzima bwawe bwose, mu kubaho kwawe, ikintu wumva ukunda? Ikintu mu buzima bwanjye nkunda gusenga. Yego yego, nicyo kintu ukora ukumva uguwe neza? Nicyo kintu kibanza ku mwanya wa mbere. Yego, nkumva ndanezerewe cyane. yego. Urakoze cyane. Ikindi kibazo twakubaza tuti, ni ikihe gikorwa ukora ukumva urangije inshingano yawe nyamukuru? Ni ikihe gikorwa ukora ukumva urangije inshingano nyamukuru? Ni ukubwira abantu batari bamenya Kristo, nkababwira ijambo ry'Imana. Yego urakoze cyane. Mu buzima bwawe ujya ukunda gusoma ibitabo? Ntabwo ari cyane, ariko ngerageza gusoma Bible, nabwo si cyane, ariko nicyo gitabo nsoma. Okay. Ibindi nsoma ni gakeya. Yego. Ukunda gusoma igitabo cya Bibiliya? Yego. Yego. Ubwo uheruka gusoma, tubwiye ko usoma n'ibindi bitabo, icyo uheruka gusoma ni ikihe? Igitabo mperuka gusoma? Yego. Mperuka gusoma igitabo Ubutumwa Bwiza bwa Matayo. Yego. Ibice 3. Yego. Urakoze cyane. N'ubundi ni muri cya gitabo cya Bibiliya. Yego. Icyo gitabo ukunda gusoma cyangwa usoma cya Bibiliya, utubwiye ukunda gusoma nko ku munsi ugisoma nk'inshuro zingahe? Ku munsi nisoma, iyo nabonye umwanya neza ngisoma nk'inshuro 3, ariko ubundi nkunda gusoma nk'inshuro 2, mu gitondo mbyutse na nijoro. Yego. Ngiye kuryama. Yego. Wenda dukomeje kugira ngo utumenyeshe bimwe na bimwe, sibyo? Iyo Bibiliya ukunda gusoma ubundi ni iki? Wowe uvuga ko ari iki? Murakoze cyane. Ngiye Bibiliya ukuntu numva Bibiliya, numva yuko ari igitabo. Yego. Kibumbatiye. Yego. Ni igitabo kirimo ibyo abakristo bizera. Yego. Kibumbatiye. Yego. Ibitabo n'inzandiko. Yego. Kikavuga ku mateka yahise. Yego. No ku byo turimo ubu. Yego. Ndetse n'ibizaza. Yego. Murakoze. Okay. Uko niko igitabo ukunda gusoma aricyo Bibiliya, ni uko nguko ukibona. None akamaro kacyo kaba ari akahe? Akamaro ka Bibiliya, ngiye nkanje urugero, nitanzeho urugero, iyo nsomye Bibiliya hari ibintu byinshi menya. Icya mbere, iyo nsomye Bibiliya hari igihe numva ko nakosheje nkihana. Yego. Ikindi kintu, undi mumaro wa Bibiliya, Bibiliya itumenyesha ubwenge. Yego. Yego, ndumva ari ibyo. Urakoze cyane. Iyo uri kumwe n'abandi Clement muri mu kiganiro, ni irihe jambo wumva mutatandukana utari baganirije?
rijyanye n'ijambo ry'Imana. ujya mu buzima bwawe ikintu wumva cyangwa ikintu mukunda iyo murimo kuganira n'abandi inshuro nyinshi wumva yuko buri gihe ukibaganirizaho ni iki? Nkunda kubaganiriza ko Yesu akiza. Yego. Nkunda kubabwira ko Yesu akiza, nkunda kubabwira ko Yesu azura. Yego. Kuko hari ahantu twahuriye na Yesu, ibyo byose mbibona ku buzima bwanjye. Clement urakoze cyane ku gisobanuro duhaye. Mbese Yesu Kristo uvuze mufitanye irihe sano? Njyewe isano mfitanye na Yesu Kristo ni papa wanjye. Okay, urakoze cyane. Yesu Kristo ni papa wawe. Yego. Ese iyo bavuze abahiriwe wowe wumva abantu bahiriwe ari abahe? Ni abantu bamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, akababatura mu cyaha. Mba numva abo bantu aribo bahiriwe. Urakoze cyane. Yego. Mbese ubuhanuzi bwizewe ko ari ubw'ukuri twabukura hehe? Ubuhanuzi bwizeye numva twabukura muri Bibiliya. Urakoze. None se kwitonda kwatanga agakiza ni ukuhe? Kwitonda kwatanga agakiza. Yego. Ni ukumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga tukarikurikiza. Murakoze cyane. Clement urakoze cyane ku bisobanuro uduhaye ndetse n'ibyo udutangarije. Turasaba nawe udukurikiye ko ibi bibazo byabajijwe wowe wabisubizaho iki ngo tubwire muri komenti. Mbese nawe waba ufite ikibazo wabaza n'ubundi muri komenti, kandi dufatikanirize hamwe gutambutsa ivugabutumwa bwiza mu gihe kino kiganiro watangiye kucyumva n'ubundi ugisoze kugira ngo wumve igisobanuro nyirizina cyangwa icyigisho kirimo n'umumaro byakugirira. Kandi iyo umaze kumva uwo mumaro n'ubundi nawe uwumenyesha abandi. Iki kiganiro ugakora share ukacyoherereza abandi, ndetse byaba n'ibishoboka kubwo gufatikanya ivugabutumwa bwiza wagishyira no kuri stati yawe kugira ngo ubutumwa butambuke. Nicyo cya mbere cy'ingenzi gihari. Murakoze cyane. Clement, hari icyo twaganiriyeho cyangwa twakubajijeho, tunavuga ati Bibiliya ni iki? Bibiliya iyo dukurikiranye abatambutse icyo bayivuzeho n'icyo yo ubwayivuga n'abayivuma kuyivugaho ubu ngubu, dusanga Bibiliya ari igitabo kirimo ibyo abakristo bizera, kibumbatiye hamwe ibitabo n'inzandiko bivuga ku mateka, ku by'uyu munsi n'iby'ahazaza, ndetse kandi bikaba byananditswe n'abantu batandukanye. Tugasanga kandi Bibiliya harimo n'iby'Imana yavuze ubwayo. Urakoze cyane. Niyo tugarutse ku kamaro kayo k'icyo gitabo cya Bibiliya, ari nacyo Clement dutangarije ko ari cyo akunda gusoma, ndetse nanjye nagiye kure icyo gitabo bitewe n'umumaro gigirira umuntu cyangwa ubugingo bw'umuntu. Nanjye ntabwo bwakwira nagisomye ndetse birenze inshuro imwe. Rero hamwe no gufashanya, reka turebe muri icyo gitabo n'ubundi cya Bibiliya, turebe akamaro ka Bibiliya. Turagenda tugendeye ku byo twagiye tubaza Clement, turasoma ijambo ryerekeranye n'icyo twagiye tumubaza. Reka dusome ijambo riri mu byahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 3. Reka dusome. Haravuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Yego. Hano hatweretse yuko ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi. Aya magambo n'ubundi aboneka muri icyo gitabo cya Bibiliya. Ngo rero hahirwa uyasoma ayo magambo ari mu ubwo buhanuzi, ngo hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo. Hahirwa umuntu uri busome Bibiliya cyangwa usoma Bibiliya cyangwa n'uwayisomye akagendera akitondera ibyo yasomye muri ya Bibiliya. Si ukubimenya mu mutwe ukabimenya nk'urutonde rwabyo, ahubwo kubimenya ahubwo bikanagira umumaro, ukabaho mu buzima y'amagambo wasomye akuyoboramo. Yego, icyo akwigisha akaba ari cyo ukora, mbese ukabaho mu buzima uyoborwamo na bya bindi wasomye muri ya Bibiliya, muri cya gitabo cya Bibiliya. None hano mu byahishuriye Yohana igice cya mbere umurongo wa 3 naho haratubwira ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo.
uwitondera ibyanditswe muri bibiliya uwo ngo arahirwa, niwe ubarwa mu bahiriwe. Ni ukuvuga ngo n'uwavuga ngo ari mu bahiriwe cyangwa arahiriwe bidahuje n'icyo bibiliya bivugaho, kandi bibiliya dusanga harimo ibyanditswe byera, kandi ibyo byanditswe byera birimo bikaba byaravuzwe n'Imana iyo itanga guhirwa, sibyo? Niho rero dusanga uwasomye, uwashatse bibiliya agashakisha akayisomamo amagambo arimo akayitondera, uwo niwe uhiriwe. Rero niho turimo kubona umumaro nyirizina ndetse wa bibiliya, ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi ndetse bwo muri bibiliya, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Wowe dukurikiye bwoko bw'Imana, aho waba uherereye aho ariho hose, yaba ari muri Afurika, Amerika, waba uri muri Australia, waba uri muri Europe, Aziya, bishatse kuvuga iki? Shaka uko wamenya icyo ijambo rivuga muri bibiliya, aba ari cyo witondera uboneke mu bahiriwe. Kuko nuza kureba abahiriwe ukabigereranya n'ibyo tubona bifatika muri iyi si, usanga abo uri bwite abahiriwe ku byo muri iyi si uzasanga barabisize. Nanjye ngo ni kubibona Clement, usanga barabisize bagatambuka bakagenda. Ariko bibiliya yo yerekana abahiriwe abari bo, ntabwo yishingira ku bifatika tubona muri iyi si cyangwa ibyo tubamo mu buzima busanzwe, ahubwo bibiliya yo iragaragaza yuko hahiriwe usoma amagambo y'ubu buhanuzi buri muri bibiliya, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Mwene data, nta gihe gihari cyo kuvuga ngo nzabikora igihe runaka, ahubwo ukimenya ubu butumwa bwiza bisaba gushyira mu bikorwa ibyo umaze kwiga ndetse ukabimenyesha n'abandi. Ni ukuvuga ngo iyo wamenye icyiza cyangwa wamenye inzira nziza urongeramo, uyimenyesha na mugenzi wawe, kubwo rwa rukundo rw'Imana ruguhata icyo wagakoze. Rero niho dufatikanirije hamwe twese ivugabutumwa, ugeza no ku bandi ubu butumwa cyangwa icyo tuganiriye, kugira ngo umenyeshe n'abandi nabo icyo bakwiriye gukora. Nimba wamenya abahiriwe, bitari bigusaba ikiguzi ku Mana, bitari bigusabe kuba ufite ubushobozi runaka cyangwa ukomoka mu muryango w'aha n'aha, bishatse kuvuga iki? Nawe mumenyeshe. Hari igihe utabona uburyo umugeraho ngo muganire, waba ari hirya no hino, mwicarane ubabwire ubu butumwa bwiza, ariko iyo ukoze sheya ukaboherereza, yaba ari ku magurupe, yaba ari ku muntu ku giti cye ukamwoherereza, icyo gihe umuhaye ryavuga butumwa, icyo wigiyemo nawe uba ukimumenyesheje, nawe akakiga, akaba ari gufata umwanzuro ariko amumenyesheje ubutumwa bwiza. Nayo mpamvu yari ibishobotse nk'uko kuri stati ukurikiranwa, ushobora no gushyira iki kiganiro kuri stati, noneho ucyumvishe nawe n'ukirebye ubutumwa bwiza bumugeraho mu buryo bwuzuye nk'uko nawe urimo kubukurikirana. Murakoze cyane. Rero n'ubundi mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese dushakaho, kugira ngo abe icyo dukora, kugira ngo tuzaragwe ubwami bw'Imana, tuzabone ingororano zacu mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Yego, murakoze cyane. Ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe kumenya Imana Data wa twese na Yesu Kristo umwami wacu. Clement, murakoze cyane. Murakoze cyane.